Ni ibimenyetso biteye ubwoba kandi bigaragarira buri wese. Uzayibona igihe umupasteri, umubwirizabutumwa cyangwa se umupadiri ndetse n'abandi baguhagaze imbere bari kukubwiriza. Igihe cyose uzabona ibyo bimenyetso uwo muntu ngiye kuvuga cyangwa se ibimenyetso ngiye kuvuga uwo muntu abyujuje, uzatangiye kwemeza ko 80% akorana n'imyuka mibi ndetse ashobora kuba yaracishije kandi wowe utabizi. Kabone nubwo waba umwizera ku kigero cyo hejuru cyane, ubona ko bidasanzwe, numubona ibi bimenyetso uzatangire kumutinya ndetse uzatangire no gufata ikindi cyemezo. Mbere na mbere reka mbabwire ko ngiye ntari umuvugabutumwa, sindi pasteri, sindi padiri, uretse kuba nkora ku gitangazamakuru cy'Udushya Kingdom. Ariko ibyo ngiye kubabwira nibyo nakusanyije nifashishije ibitabo by'ubwiru, nifashishije abantu b'incabwenge ndetse n'igitabo cya Bibiliya n'ibindi bitabo byose byenda kugira aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Ibi ngiye kubabwira rero muze kubyumva, abarumva ko bihura n'ukuri nta kibazo, ariko abarumva nabo mbabeshya nabo nta kibazo. Mwemerewe gutanga comment mukavuga ukuntu mubyumva mwebwe mukurikije ibyo ndamaze kubabwira. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira muzajya mwitaho igihe muri kumva ubutumwa bw'ubabwiriza, muzajye mwita ku kintu bita umuswaro. Umuswaro afite. Umuswaro ni karanyine akoresha yihanagura icyokere cyangwa se n'ahandi hose. Uriya muswaro afite ujye uwitaho, urebe niba ku cyumweru umuswaro yari afite cyangwa se igihe mwateraniye ari weje azaba afite, ari weje ubundi azaba afite. Nusanga umuswaro afite akoresha yihanagura icyokere cyangwa se yipfunisha, sinzi uko babivuga, ari umuswaro umwe uhoraho, ari ibara rimwe rihoraho, ubona ko ari wa wundi ejo akawugarukana n'ejo bundi, uzahita utangira gutinya uwo muswaro. Uzahita utangira gutinya iki? Uzatangire gutinya uwo muswaro. Muri rusange ababwirizabutumwa benshi, umubare nyamwinshi, si bose ariko ababwirizabutumwa benshi ndetse bari no gukora ibitangaza mu buryo budasanzwe haba mu Rwanda no mu mahanga. Aba bantu bari kuba baragiye gushaka imbaraga ahandi hantu. Iyo rero bagiye gushaka imbaraga ahandi hantu, ikintu cya mbere babaha bashyira za mbaraga mu bintu bigiye bitandukanye. Bashobora no kuzishyira muri uwo muswaro. Igihe atawufite imbere yanyu, akaba nta gitangaza yakora, akaba nta n'icyo yavuga ngo mucyumve, mukaba mwasinzira, uwo muswaro ukaba urimo imbaraga zidasanzwe. Rimwe na rimwe yakoresha n'uwo muswaro abanyuramo, agenda awugukubita no mu mutwe, agenda awukubita abantu bagiye batandukanye. Uwo muswaro, s'il vous plaît, uwo muswaro jya uha agaciro, urimo imbaraga zikomeye. Icya kabiri nacyo, igihe cyose uzaba uri mu rusengero ugomba kuzitaho, n'umukeka. Uriya mukeka uba imbere kuri altari cyangwa se uriya mukeka bashobora kurambura ahantu ugiye kubwiriza ubutumwa ari. Nubona uwo mukeka basizeho uyu munsi bakawushyira hejo bundi, ukabona uwo mukeka ntupfa guhinduka. Ikiyongeyeho kandi suko ari wo wonyine mufite mu rusengero, ndetse yewe nuko waguzwe akenshi muba mutabizi. Hari igihe usanga indi mikeka mwaritanze ikaza, ariko iyije ugasanga uwo ntiwajemo. Uwo mukeka kuri altari ntujya uvaho, ntuhindurwa, kandi wenda ushobora no gusa nabi, ariko buri gihe niwo bagaruraho cyangwa se ahantu agiye kubwiriza. Kandi uwo mukeka ntufite amakuru y'uburyo waguzwe. Uwo mukeka uba urimo imbaraga, s'il vous plaît. Uwo mukeka ni nawe akunda guhagararaho cyane iyo ari kuvuga, kugira ngo awurenge biragoranye. Kandi igihe uhagazeho imbaraga ziba zibarimo, muba mwumva imitima yanyu yatuje, yakeye, ibyo avuga byose muba mubyumva, mwumva mwamanukiwe n'umwuka wera. Uwo mukeka tangira ushyiriho question mark, tangira ushyiriho akabazo. Ikintu cya gatatu nacyo ukwiye kuzitaho kandi ukirinda ni ikintu bita amavuta cyangwa amazi. Ababwirizabutumwa benshi muri iyi minsi bari kuza bitwaje amazi cyangwa amavuta, akaba yagusiga amavuta cyangwa se akagukarabya amazi cyangwa se akagusaba ahantu ukura amazi cyangwa se akagusukira ku mazi. Ayo mazi akakubwira ngo uyakoreshe ibi n'ibi. S'il vous plaît, ayo mavuta uzi aho yavuye? Ayo mazi uzi aho yavuye? Imbaraga ziba ziri muri ayo mazi, ikindi kandi imbaraga ziba ziri muri ayo mavuta akubwira ngo wisige. Nubona umuntu azanye kimwe muri ibi cyangwa se icyenda gusa nabyo, amavuta, amazi, question mark kuri ayo mavuta,
question mark kuri ayo mazi. Icya kane cyo kiranagoye kuko abenshi usanga bagihuriyeho, kandi iki cya kane impamvu mvuze ngo kiragoye nuko nubwo abenshi bagihuriyeho ariko cyo ntago twahamya ko bugifite wese afite izo mbaraga, ariko cyo ni ibanga rikomeye. Icya kane rero ni impeta. Murabizi ko abantu benshi baba bambaye impeta. Impamvu navuze ko kigoye nuko buri mupasiteri wese cyangwa se buri mubwiriza butumwa wese cyangwa se buri uvuga ijambo ry'Imana wese wabashije gushyingirwa akwiye kuba yambaye impeta. Hari igihe rero iriya mpeta aba yambaye aba atari iy'umugore we yamwambitse, ahubwo ari impeta irimo imbaraga. Bityo rero yagushyiraho ikiganza kiriho ya mpeta ugahita wikubita hasi, yashyira ukuboko, yarambura ukuboko muri mwebwe kuriho ya mpeta, mugahita mubura ubwenge mwese, mugahita mumusa abihana mukihana. Yes, iriya mpeta si bose, ntago bazambaye bose ariko bimeze, ariko hari abafite impeta zirimo imbaraga, ako nako mukamenya. Icya gatanu gishingiye mu mivugire n'imyitwarire igihe ahagaze imbere yanyu. Igihe azaba ari kubwiriza ukajya kumva acishijemo akubisa akaruru, kandi nyuma yo gukubita akaruru imbaraga ntumenye aho ziturutse, ukabona hisaba udasanzwe muri mwe, namwe kandi mukumva mubaye abadasanzwe muri ako kanya, uzashyiraho question mark. Ikindi ni igihe cyose uzajya ubona ari gukoza akaboko mu mufuka w'ipantaro, ukabona kojejemo akaboko. Nyuma yo gukoza akaboko mu mufuka, wenda kamwe kari mu mufuka akandi kagufashe wowe wari gusengera, ukabona akaboko kamwe kari mu mufuka w'ipantaro akandi kari kuri wowe aho wari gusengera, question mark. Ako kaboko kari mu mufuka ntabwo uzi icyo kaba gafasheho. Yes, nako kari kugusengera jya wita kubikariho, question mark. Imbaraga ziriho kuri iyi si z'umwijima ziratangaje mw'abantu. Ikindi nacyo nakwita icya gatandatu, nacyo gishingiye ku myitwarire. Igihe cyose gusenga kwe, guterana kwanyu gushingiye ku bitangaza biri buze gukorwa muri iryo teraniro, ugasanga gusenga kwanyu, guterana kwanyu gushingiye ku bitangaza biraza kuba muri iryo teraniro, kabone nubwo mwakora ibindi ariko target, ingingo nyamukuru ari ibitangaza biraza kuba muri iryo teraniro. Ibitangaza bishingiye ku kugaragaza abarozi, bishingiye ku kuvura abarwayi cyangwa se kugusengera abantu bagakira indwara. Ibitangaza bishingiye ku kwerekana imbaraga wa muntu afite, ku buryo muza target ari we muntu, kugira ngo murebe imbaraga afite. Icyo gihe jya ushyira question mark, nubona nawe ubwe ari gushyira imbere za mbaraga ze cyane afite zikora ibitangaza, ndetse anakwereka ko ari we muntu ushobora kuba yabikora no kurusha abandi bose, question mark. Imana ntabwo ikeneye abakora ibitangaza, ikeneye abigisha abantu bakava mu byaha, kabone nubwo waba urwaye sida, si ngombwa ko Imana ikuvanamo sida ngo uyikire, ahubwo Imana ikeneye kukizwa burundu, ntuzongere gukora icyaha, kabone nubwo waba ukirwaye ya sida. Icya karindwi ni igihe wa muntu ubwiriza ubutumwa ahururirwa na benshi, ndetse akanigisha benshi bagafashwa muri icyo gihe ahari, bagafashwa kabisa, bakanabatizwa, bakihana, bakatura, bagakora buri kimwe, akabikora kabisa, akabikora neza cyane. Nyuma y'igihe kitari kinini, 80% cyangwa se umubare nyamwinshi wa babandi bose batuye bagasubira mu byaha noneho kurusha ahubwo uko babikoraga mbere, tangira confirm ntabwo uwo muntu ari umukozi w'Imana. Niba yabasengeye, niba yababatije, niba bigaraguye, niba bihanye, after nyuma y'igihe gito cyane noneho bagakora ibyaha kuruta uko babikoraga mbere, uwo si umukozi w'Imana, afite imbaraga. Nyamara icyo gihe yaraberetswe, ndetse buri kimwe cyose barakimubwiye, yarabasengeye, murabibona, baratigise, amadayimoni yabavugiyemo, ariko nyuma bakoze ibyaha kuruta uko babikoraga mbere yuko bahaza, question mark. Ikindi nakwita icya munani, hari abagerageza no kuzana amasanduku, ngo ni amasanduku y'Imana, bakaba bakorera imihango igiye itandukanye kuri ayo masanduku, ngo ni amasanduku y'Imana. Hari amatorero n'amadini babikora. Nubona ibyo bimenyetso cyangwa se iyo mihango iri kuba, question mark. Nubona iyo mihango y'amasanduku cyangwa se ibindi bintu by'ibishushanyo runaka biri gukorerwaho imihango, ngo ni igikorwa cy'Imana, question mark.
kiriho akabazo gakomeye cyane. Icya cyenda ni gishingiye ku bijyanye n'imivugire. Murabizi hari ikintu kuri ubu ngubu cyateye bita ngo ni impano y'indimi. Umuntu kumva ari kuvuga ururimi wowe utumva, ukumva ari gusa naho agaruka mu magambo inshuro nyinshi, ariko ibyo asobanura ntawe bihuriye n'ayo magambo, kandi ya magambo ari asa n'ahasubiramo. Question mark. Umuntu wese uzabona witigita akamera nk'ugiye kugwa igicuru ukuntu, ukabona afite imbaraga zidasanzwe. Question mark. Impamvu mbabwira ibi, indimi zivugwa muri Bibiliya zari indimi zibaho, ntago zari indimi zitabaho kandi zitumvikana, ahubwo indimi zivugwa n'iz'ukuntu zari indimi nk'uko waba uri umunyarwanda ukajya kuvuga ubutumwa muri Uganda, noneho ukagenda utarize nta kiganda uzi, wagerayo Imana ikaguha ububasha bwo kuvuga ikigande, noneho abagande bagatungurwa no kumva uvuga ururimi rwabo kandi utari usanzwe uruzi, bagahita bakomfirima ko uri umukozi w'Imana. Nizo ndimi zivugwa muri Bibiliya, ntago ari ziriya ndimi zitumvikana, zitumvwa na buri gihugu. Indimi bahawe zari indimi zisanzwe zibaho ariko z'abandi bantu, noneho abo bantu batungurwa no kumva izo ndimi zumvikanye bazivuze mu gihugu cyabo kandi batari bazizi, bakomfirima ko ari abakozi b'Imana. Ikintu cy'indimi mu cyitondere s'il vous plaît. Hanyuma ku bashaka kumva iby'indimi muri Bibiliya, nubwo nayo nta komfirima ko ari ukuri Bibiliya 100%, ariko ni igitabo nacyo cy'ubwenge. Ku bashaka kumenya iby'izo ndimi, basome ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, nibura uraza kumva indimi zavugwaga izarizo. Ni ibintu byinshi, ariko ibyo ni iby'ingenzi mbashije kuba nabatoraniriza, nabashije kuba nakusanya, haba mu by'abantu bavuga, haba mu by'inyandiko zivuga, haba biri muri Bibiliya, haba ikindi byo nabashije kugenda nkusanya. Hanyuma icyo nasorezaho ni ukubabwira ko ubundi ubuhanuzi kuri iyi si bushingiye ku bintu bitatu. Ubuhanuzi bw'Imana bubaho, ubuhanuzi bwa Satani cyangwa se ubuhanuzi bw'imbaraga z'imyuka mibi z'umwijima bubaho, n'ubuhanuzi bw'ubutekamutwe bubaho. Ubuhanuzi bwinshi rero buri kuri iyi si ni ubw'ibyiciro bibiri, ubw'ubutekamitwe n'ubw'imbaraga z'umwijima. Ubw'imbaraga z'umwijima nibwo buri gukora ibitangaza bidasanzwe, hanyuma ubw'ubutekamitwe bwo nta bitangaza biba byabaye, uretse ko bakwereka ko byabaye cyangwa se bakakwizeza ko bizaba, cyangwa se bagaporopoza amakuru menshi ashingiye kuri wowe, bakaba basa n'abaguhanurira. Hanyuma ubw'Imana bwo bukora gake gashoboka. Ndabakunda, nitwe Eric Radu, mukore subscribe ku Dushya Kingdom, tuzahore mu biganiro byacu bitandukanye by'ubutaha.